bidashoboka ariko ari gihe Yesu aje abyiyumvamo kuri wa bundi w'intarwa akavuga ati mbyiyumvishijemo kumurengera. uza kantu nkuyemo mami uza kantu nkuyemo meri we kavuze ngo iki kavuze ngo wakumva reka kavuge karavuze ngo hari igihe dusenga tukajya Samatare Kinyamakara Ishiro ibyumba mu Rusesi Banza Murya Senayi Prime Mountain Kizabonwa n'ahandi none twebwe tugasenga ariko atari igihe cyuko Yesu arabyiyumvamo tugasenga iminsi 40 nka Yesu yasenze ariko tugashyiraho iminsi 2 twashaka tugasenga n'iry'inani ariko atarabyiyumvamo. bivuze ngo ayo masengesho yabasobanuye iki nimba tubaye dusenga Yesu atari yabyiyumvamo ubwo bizaba bishatse kuvuga iki? Nabwiye umuntu mu gitondo namubwiye ngo uri mu gihe yego ugasengera igihe ugusenga uhinduza igihe utakaza igihe mu yandi magambo byumvishe nabyumvishe ndavuze ngo uri mu gihe yego ugasengera igihe ubwo n'ugusenga uhinduza igihe ubutakaza igihe. kwirembo wari kwirembo ukaraje Yesu araje kandaje. Haleluya kwirembo we kwirembo wari kwirembo ukaraje Yesu araje kandaje kwirembo ikerekana kuza kwe biri utakuboneka agiye kutugabira okuba. Haleluya yerekana we ikerekana kuza kwe biri utakuboneka agiye kutugabira funga ukwite mubawe bamaze imyaka myinshi bari mu kidendezi cy'ubwami bari mu kidendezi bari mu kidendezi mwami bamaze imyaka 38 ku burwayi akadosazo benefo akanya turasenze abanyarwanda aho bari hose turasenze ngo bakure ku kidendezi. Imana mwese abatuye mu mpande enye z'isi mudukurikiye kuri Ifunguro TV, Imana ibahe umugisha cyane. Muraho neza, turabasoje mu izina rya Yesu, tubifurije kugubwa neza, umugisha w'Imana kandi Imana ikomeze ibasesekazeho imbabazi zayo. Nizere ko meze neza rero abadukurikira kenshi bari mu Rwanda, bari muri Amerika, bari muri Afrika muri rusange, turabasuhuje cyane. Ababa mu Bubiligi mugubwe neza, ndabizi mu murikira muri benshi mu Bwongereza n'ahandi. Yesu abaha umugisha cyane. Ndabizi ko uyu mwanya mwongeye kuboneka kugira ngo tubane namwe, natwe turaje kugira ngo twongere kubana namwe uko mubiri kuri kamera. Amazina yanjye nitwa Ingabire Mukamurenzi Francine, ndi kumwe n'abandi bantu ndagira ngo nabo batwibwire. Nawe mwakibwira abantu badukurikiye. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu no mukiza. Tuneshejwe n'Imana mu mutima kuko kongera kugaruka imbere yanyu cyangwa tugaruka mu ijambo ry'Imana. Turamenyeranye rero mu biganiro bitandukanye twagiye tugirira ku Ifunguro TV tuganira ku ijambo ry'Imana. Tugiriwe n'Imana umugisha wo kongera kubana namwe. Rero amazina nitwa Ngendabanyika Moyize, ndi umugabo wubatse ufite umugore n'abana, ndi umukristo. Ibindi Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, dukomeze kwibwirana. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Amazina yanjye nitwa Nzeyimana Claude. Ndi umukristo ndakijijwe. Isengera mu itorero rya Deperi, paruwasi yanjye niyibatsinda. Nifuje kubana namwe. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha rero. Murakoze murakarama. Yego, murakoze cyane. Uratubwiye ngo uri umukristo, nkunda kubaza cyane urabyihanganira. Ariko ntutubwiye niba uri ingaragu cyangwa uri umupapa nkuko Moyize yabivuze. Murakoze cyane. Ndacyari umusore ariko udaseretse nabi. Hari ukuntu iwacu rero bajya kuvuga ngo uri umusore kugira ngo gendera umusore ariko useretse nabi.
ndacyari umusore ko rudasoretse nabi. Imana ibahereze imigisha cyane. Murakoze namwe. Turabakiriye muri uyu mwanya rero kuri Ifunguro TV, mugubwe neza mwuzure umwuka wera Uwiteka abanezeze. Murakoze. Nkuko mubibonye rero dufite abantu babiri twatumiye b'inshuti zanjye, tugiye tubana kenshi mu byumba dusenga Imana hirya no hino, ariko tugiye kubana kuri Ifunguro TV kandi ndabizi ko mugiye kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Ndagusaba wowe ufashe umwanya wawe ukaba ugiye kudukurikira, ntagire ikintu na kimwe kigucika, kuko ibyo tugiye kuganira aha ngaha ni ingirakamaro, ni ingenzi, bifite umumaro ukomeye ku buzima bwa gikristo no ku bugingo bw'umukristo uri mu nzira igana mu ijoro. Imana ibahe umugisha rero, kuko mwese muduhaye umwanya kugira ngo tubane namwe. Nifuza kubasaba utarakora subscribe, ndashaka gusaba ukore subscribe uyu munsi ukibona Ifunguro TV, ukore subscribe kandi ujye ukomeza ubisangize bagenzi bajye. Twifuza kuri Ifunguro TV no kugira ngo ibyo kurya by'ubugingo ntibikabure mu umuntu wese ajya akomeza yakira ibyo kurya biturutse ku Mana, kandi ijambo ry'Imana, indirimbo, ubuhamya byose bicaho kuri Ifunguro TV, kandi n'ibyo kurya bifasha umugenzi ugana mu ijuru muri uru rugendo twatangiye. Mugubwe neza rero kandi mukomeze mubane n'Imana muri byose. Tugiye gutangira dusenga rero kugira ngo mwuka wera muyobozi abe muri iri teraniro, turangiza tunaza gukomeza n'ikiganiro twateguye. Imana ibahe umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, Imana yacu nziza, Imana idahinduka, Imana Imana itagiburuka. Haleluya. Turagushimiye iki gitondo, nyiri butungane, abantu bari mu gitondo, ku bantu bari data ku bantu bari mwiza, nijoro, sambi tarumba, twese turagushimiye, bwugamo bw'umugabo, tugushimiye ko uduhaye kuzinduka amahoro. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera yaravuze ngo kera bakwiringiraga, aravuga ngo bari mu mahoro, aravuga ngo tugufite ntitwifuza undi murengezi. Izina ryawe rishimwe, tugushimye kubo waramukijije amahoro, ko tutifuza undi murengezi. Izina ry'Imana nirishimwe, izina ry'Imana nirihimbazwe. Haleluya. Wera w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ubishimirwe kuko igitondo cyiza uduhaye. Haleluya. Giti cy'inganzamarumbo, bwugamo bw'umugaro. Haleluya. Adonayi, uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Itaya siti binifodaya, shato kutaya bidima, shandore foryayi. Imana shimwe, editansa alawiri gidinima. Imana ihimbazwe muri iki gitondo cyiza. Turagushimye kuduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuvuge ineza yawe. Turagushimye kuduhaye umwanya wo kugira ngo imitima yeguteza yururuke kubw'ijambo ryawe, abakira bakire kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo kuturinda barahorinze, Mana ikomeye kugira ngo abadayimoni batwanduza ubugingo. Ubishimirwe kuwaturinze kugira ngo abadayimoni batatwanduriza ubugingo. Haleluya. Imana ishimwe. Muri aka kanya tugisenga, reka imitima, iyi mitima yarirushye, imitima yarirushye kugusenga muri iri jambo, abantu bakiriremo, uburwayi bukire, imbaraga zibarwanya, Uwiteka zifite mu izina rya Yesu. Reka ijambo ryawe rireme, reka ijambo ryawe ritegeke, shadore fodaye ritegeke mu izina rya Yesu. Turakwinginze ubwami bw'Imana bumanuke kubera bawe, ubwami bw'Imana bumanuke kubera bawe, ubwami bw'Imana bumanuke ku bantu barushye. Haleluya. Nyemero tegekere muri iri jambo, nyemero tegekere mu bwiza bwawe mu izina rya Yesu. Kwinginze wera aganze kuri twe, ategeke kuri twe, utanga ihumure mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rigira icyo rirema, rigikomeze, uko niko wabwiye Yeremiya, uramubwira ngo uri Imana izibasha kugira ikirema, warengeza ku kirema ukagikomeza. Birashoboka ko ari umuntu udafite ibyiringiro,
ariko kuri Imana ibasha kurema birashoboka ko ari umuntu wari unanutse ariko kuri Imana ibasha kurema n'ibyo utabazwe kugira ngo bizenene cyubahiro cyawe n'ikiganza cyubahiro cyawe n'igishyirwe hejuru ngaho ganza kandi utegeke ukuri uwera ukuri kandi ari wowe igigera cyurema ukagikomeza ngaho ganza rero kandi utegeke urukundo rwawe n'ineza yawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Twatangira kugira ngo tubane n'Imana n'abantu bayo mu izina rya Yesu. maze mw'isi yagize cya tuzaba dusugire kudapfa kwavuye gupfa tutakibabara maze mw'isi yagize cya tuzaba dusugire kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara kwirembo uwari kwirembo mukwaraje Yesu araje kandi ageze kwirembo uwari kwirembo mukwaraje Yesu araje kandi ageze kwirembo amageze kwirembo ayiwe wabambwe ku musaraba aje kudukoranya be tubane mu ijuru kwirembo uwari kwirembo ukwaraje Yesu araje kandi ageze Haleluya kwirembo we kwirembo uwari kwirembo ayiwe nukwaraje Yesu araje kandi ageze kwirembo iterekana kuza kwe biri utakuboneka agiye kutugabira Haleluya terekana we kama kuza kwa Yesu biri utakuboneka agiye kutugabira funga ukwite kwirembo uwari kwirembo mukwaraje Yesu araje kandi ageze kwirembo Haleluya kwirembo we uwari kwirembo mukwaraje kandi ageze kwirembo zaburi ntambara amahoro azahora Yesu atsembyeho uratsemba wuru ageze ntihazabura we ntihazabura intambara ntagahora amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho Kristo ntihazabura intambara ntagawe amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho uratsemba wuru Haleluya kwirembo Haleluya kwirembo uwari kwirembo ukwaraje
Yesu aje kandi ageze ku irembo, maze isi yagize cyane tuzahaye gihe, kudapfa kwavuye gupfa tutakiba. Isi yagizwe maze isi yagizwe hari igihe tuzabayoza zaba mu isi yagizwe cyadusegera, kudapfa kwavuye gupfa bivuze bite tutakiba. Isi yagizwe maze isi yagizwe cyane abazaharuza iye, kudapfa kandi kudapfa kwavuye gupfa haleluya we tutakibana. Isi yagizwe maze isi yagizwe cyane icyo gihe tuzabasugire ayiwe kudapfa kwavuye gupfa tukibabara tutakibana. Isi yagize cyane haleluya tuzabasugire duseseye imibabaro kudapfa kwavuye gupfa tutakibana. Kwirembo niho umukogeze wari kwirembo araje Yesu kandi ageze abakowe n'imihangano araje kwirembo we kwirembo wari kwirembo nuko Yesu araje kandi ageze kwirembo. Amen. Haleluya. Amen. Maze Imana ishimwe tuzahaba dusugire, tuzabaho dusugire kudapfa kwavuye. Haleluya. Abera bihanganye Imana iduteguriye itarimo kwiganyira, itarimo ubugwari. Ntabwo hazabura intambara, nta nubwo amahoro azabura. Ni ukuri keretse ngo Yesu wanjye atsembyeho urupfu agatsemba n'ibyaha. Ariko reka mbabaze, kuba urupfu ruriho Yesu afitemo uruhare cyangwa ntarwo? Cyane rwose. Mwambwira nk'impamvu nk'imwe cyangwa ebyiri bigaragaza ko Yesu afite uruhare mu bintu byitwa urupfu. Yesu urupfu arufitemo uruhare kuko niyo nzira yo kujya kubonana nawe. Naho ngaho abera tujya tunyura, nta yindi nzira, naho ni mu rupfu. Hari n'ukuntu yavuze, yaravuze ngo ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo. Aravuga ngo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye, kandi uwo muntu wese ujya kwa data agomba kuzaza kunyura mu rupfu kugira ngo gushyikirizwa data. Nuko bimeze Baje mbabaze baranyiteje. Ubwo niba Yesu yaravuze ngo neza n'ukuri n'ubugingo, akaba Claude atubwiye ngo inzira itunyura mujya kwa data inyura ku rupfu, ubwo Yesu tumwita urupfu. Oya, Yesu ni inzira, ni ukuri, ni ubugingo, ariko agashima ko tunyura mu rupfu kugira ngo tugeze kuri data. Niba ni inzira akaba ari we kuri, ubwo ni n'urupfu. Nanjye ndakubaza, none se ngo Yesu tumugira urupfu, urashaka umushakira inzira yo kunyuramo? Kandi rero reka twunganirane. Hari abantu bajya bagira intero bakavuga ngo ni byose, nta gaterime kariho muri iyi minsi kavuga ngo ndi byose. Yesu ni byose, ahantu hose uzasanga yisangamo. Ubwo ni urupfu, ubwo ni inzira, ubwo ni ukuri, ubwo ni ubugingo. Ashatse yanatuye yarataciye no mu rupfu, kuko n'abayeriya yarabajyanye n'abayenoke yarabajyanye, ariko ashima ko n'urupfu turucamo. Ubwo niba Yesu ari urupfu, igisubizo cyanjye ni cyo, ubwo Yesu ni urupfu nyine. Ni byose, ni byose. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasingira ku ijambo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana, hanyuma Imana yo mu ijuru n'abantu b'Imana twese dukomeze tugubwe neza kandi bifatanyiriza mu gutuzanira ibyiza. Hanyuma turasoma ubutumwa bwanditswe na Yohana, turasoma mu bice 5 tuhera ku murongo waho wa mbere. Wongera usubiremo. Ubutumwa bwanditswe na Yohana ibice ni 5, umurongo waho ni uwa mbere. None dusubiremo gatatu byacyo byatwaye kugira ngo abantu babyumve neza. Ni ubutumwa bwanditswe na Yohana ibice 5, umurongo waho ni uwa mbere no turi buhereho. Hanyuma tukariganiraho rero tukivugira kuri Yesu wacu neza mu buturo bw'ibyo akabwobwa neza dore kadakodesha.
nibyo wenda njye nawe baduhereza piyave ariko Yesu wagiye ndahabwa ijuru rye nta muntu umukomangira ukwezi kwashize uzi kaheruka kuvugira ariko papa buribuka ariko ukwezi kwashize hari kubwira ijambo rimwe mu bantu bakodesha aravuga ngo ngiye kwa data gutegura reka tubaze bisubije ahabera abazaba urugo rwa data hari hari yake badahari bivuze ngo ntabwo tuzongera gukodesha nta na za piriave kubazihabwa reka dusabire umutwe w'amagambo bivuze ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye umurongo wa mbere hanyuma y'ibyo habaye iminsi mikuru y'abayuda nuko Yesu agiye Yerusalemu kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu rurimi rw'uruheburayo cyitwaga Betesida cyariho amabaraza atanu muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abamugaye bari bategereje ko amazi yihinduriza kuko rimwe na rimwe ngo kangahe mu rimwe na rimwe marayika iyo yajyaga muri icyo kidendezi ahinduriza amazi ku muntu wabanzaga kujya muri ayo mazi niwe akiraga indwara yiwe iyo ari yo yose. Hanyuma gatanu hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38 Yesu amubonye ngo ningahera 38 yarayimaranye imyaka 38 ko Yesu we baryoshye Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire Yesu amubonye aryamye shimira Yesu kajya bimenya Yesu amubonye aryamye aramubaza nti mbese urashaka gukira karego mvuko wavuze umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu unjugunyamo mu kidendezi haleluya iyo amazi yihindukije nkiza undi antanga kumanukamo. Hanyuma 8 Yesu aramubwira nti byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Hanyuma ubwo hari ku munsi w'isabato 10 nuko abayuda babwira uwakishijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe 11 nawe arabasubiza ati uwankishije niwe wambwiye iti ikorere uburiri bwawe wigendere. Umuntu wagize nuwankishije nariko gatoye iri jambo ndumva mfashishwe bishatse kuvuga ngo nubwo hari abantu badafite gisunikwa tubazana ijambo rivanga Imana nubwo nta gisunika bafite ariko yidufite gisunika bita Yesu. Nubwo nta gisunika bafite nubwo dafite wakwegeza imbere ariko hari umuntu bita Yesu tubazaniye witwa gisunika. We ntajya atekereza ko umuntu bamuta mu kidendezi ahubwo yahageze arakubwira ngo ikorera n'ibyawe. Tuje kubwira abantu rero ko dufite gisunika urenza abantu. None se umutwe w'amagambo uvuze ngo Yesu akiza umurwayi umaze imyaka 38 biravuze ngo abantu naho batagusunikiramo hari Yesu kiza hari Yesu usunikiramo umuntu naho babyihorera hari Yesu tuje kubabwira ujye usunikiramo umuntu akikorera uburiri ni bihatari akikorera uburiri akagenda akabwikorera. ni ukuvuga ngo nubwo abantu badafite icyo bakora kuko bamaze kukurambirwa ariko hari Yesu utaraturambirwa utazanaturambirwa cyane umwe wagiye gutegura noneho Bibiliya ivuze ko ngo hari igihe cy'iminsi mikuru ngo y'abayuda noneho ngo Yesu ngo arimo aragenda ko Bibiliya ivuze ngo abyiyumvamo kunyura i Yerusalemu. Baranyine ndi kwibaza ko Bibiliya ivuze ngo nuko Yesu abyiyumvamo ngo yiyumvamo kunyura i Yerusalemu ubundi yari yabizindukanye ubwo yarabifite muri gahunda ntabwo yarabifite muri gahunda biravuze ngo abyiyumvamo ngo nuko Yesu ngo abyiyumvamo ngo guca i Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo ikintu wiyumvishijemo ntabwo uba wagipanze ahubwo nuko ukiyumvamo ukavuga ngo nimba nari ngiye Nyabugogo niyumvishijemo kujya mu mujyi nubwo runaka bari baramutaye cyangwa bamusezereye mu bitaro abadogiteri bakavuga ko bidashoboka ariko hari igihe Yesu aje abyiyumvamo kuri wa bundi w'intarwa akavuga ati mbyiyumvishijemo kumurengera. Uza kantu nkuyemo mami uza kantu nkuyemo Mary we kavuze ngo iki karavuze ngo hari
igihe dusenga tukajya Samatare Kinyamakara Ishiro nanjye Ibyumba ndungutse. Murusesi Banza Yego. Murya Sinayi Prayer Mountain Kizabonwa n'ahandi none twebwe tugasenga ariko atari igihe cy'uko Yesu arabyiyumvamo tugasenga iminsi 40 nkaho Yesu yasenze ariko atari tugashyiraho yabyiyumvamo. n'iminsi 2 twashaka tugasenga n'iry'inani ariko atarabyiyumvamo bivuze ngo ayo masengesho yabasobanuye iki nimba tubaye dusenga Yesu atari yabyiyumvamo ubwo bizaba bishatse kuvuga iki? nabwiye umuntu mu gitondo namubwiye ngo uri mu gihe yego ugasengera igihe ugusenga uhinduza igihe utakaza igihe mu yandi magambo ntabwo byumvishe nabyumvishe ndavuze ngo uri mu gihe yego ugasengera igihe ubwo ni ugusenga uhinduza igihe ubutakaza igihe afata igihe urimo ni igihe cyo gusonza wisenga uhinduza igihe cyo gusonza kuri mu gihe cyo gusonza nusenga ayo masengesho uri gutakaza igihe senga ngo iki senga ahubwo usaba umwifato wo kuba mu gihe cy'igihe urimo ubwo ni ukuvuga ngo niba ndi mu gihe cy'inzara Yesu atarabyiyumvamo kungana no nushaka usenga amasengesho y'iminsi 200 ntabwo yahindura uko ivuze iravuze ngo nuko Yesu abyiyumvamo ahubwo ndumva nari ndi kwibaza ngo niba birivuze ngo nuko Yesu abyiyumvamo ubu hari pastori waza yambaye ikoti ririho imisaraba 3 by'ubushumba akakubwira nti byuka bikorere wigendere Yesu atabyiyumvishemo ntabwo byakunda ariko nanjye hari icyo ntekereje cyangwa niba Yesu yarabyiyumvishemo akaba nta atagutabaranye mbere yuko abyiyumvamo gusenga tubyihore nabyiyumvamo nagisubije mu gihe Yesu atarabyiyumvamo urabusabye umwifato wo kuba muri icyo ngicyo gitumye atarabyiyumvamo urabugumye ku kidendezi hanyuma gatoya mu gihe Yesu atari yabyumvamo ndekereza ko ikiyo umuntu asengera yumva ko kiri bumwice ntago kiba kiri bumwice uko bizagenda kose niba wari uri gusengera inzara sibyo mu gihe Yesu atari yabyumvamo iyo ndwara ndagutangariza ko itagomba kukwica kubera iki uwari uri ku kidendezi nubwo hari benshi bagiye bahaza bakahaboneka bakabatama ariko ntiyapfuye kubera ko batamutaye mu kidendezi nubwo bari bahari bakaza marayika yamanuka abakaza bashoboye kuko bafite abagwaza bakamutereramo wa wundi nubwo tarafite umurwaza ntibyatumye apfa uziko nkuyemwe akantu ntabwo byaba ubwo kanongere gake akantu nkuyemo ubwo iyo uri mu gihe runaka iyo Yesu atarabyiyumvamo ntagupfa abakoherereje imbaraga zikurindira mu gihe niko nkuye abakurindiye imbaraga zikurindira hehe mu yandi magambo ntago ushobora gupfa mbere yuko upfa birumvikanye ariko mba nababaye hari icyo bivuze kugera kure cyane niko kubabara ariko siko gupfa nkubaze niba njye ndi ku kidendezi uyu munsi akaba Yesu atarabyiyumvamo n'abantu barandambiwe ubwo nshatse nakakira ko napfuye kuko abantu ntibari kunyumva na Yesu ntabwo ahari kwakira ko wapfuye ibyo ni ibyawe noneho kuzura ni ukwa Kristo ubu ushobora kwiyakira ukumva ko wapfuye byarangiye hari nk'abantu njye nkumva ngo mana ngo wamva ari gukanyeza gukanyura n'ubundi ngo ko mbona ngo narangiye ngo ubundi ngo wankuye ino ngo ko byananshanze ibyo ni ibyawe rero ariko Yesu utajya wita kuba umuntu yaraniyakiriye abona ko byarangiye yapfuye hari igihe ageze ivuze icyo ahubwo Bibiliya iravuze ngo nuko abyiyumvamo ngo kunyura i Yerusalemu ariko tubonye ubwo ntabwo ari yabiramukanye n'ukuri gusa ngo yabyiyumvishemo arahanyura biravuga ngo bugufi bw'i Yerusalemu ngo hari ikidendezi ngo mu rurimi rw'uruheburayo cyitwa Betesida igegora uze kumbabarira kuko nasomye ijambo ryamwe ngo mu rurimi rw'uruheburayo cyitwa Betesida nashatse ukuntu nacyita mu rurimi rw'ikinyarwanda byanshatse udushije rero wabwira hanyuma gakeya tukiri kuvuga kuri ryo kivuga ngo Yesu hari kuntu bimwe Yesu hari ahantu atajya aboneka impamvu Yesu atakunda kuboneka mu gihe ufite banko arabanza akakureka mu gihe ugifite ibyishingikirizo arabanza akagera ute akakureka mu gihe ugifite abaguteranyiza ukajya mu buhinde abaretse kuza mu gihe ugifite abugihamagara ko bati nyamara mu gihe ugifite kujya mu badogiteri bakomeye hari igihe Yesu abakikuretse rero Yesu ubundi ntagakora ibyo abantu bashoboye akora ibyananiye
abantu. none se abantu bashoboye kandi Yesu ari gutanga ubushobozi. Ni ukuvuga ngo hari ibyo akora kugira ngo imbaraga ziwe. Hanyuma bivuze iki? Hari imirimo Imana ikora kugira ngo abantu batayiyitirira. Iya mbere yabonetse aho yazuraga agakobwa ka Yayiro, abafarisayo cyangwa abayuda baravuga ati aya ntago yari yapfuye, yari kagishyushye, aravuga ngo kwa Lazaro nzasibiraho. Yeri impamvu hari igihe Yesu asibiraho kugira ngo imiryango ibanze imanika amaboko ititaye ku makonte yabo. hari akandi kantu nungutse mwikosa Yesu atakora, kandi ubwo tuvuga Yesu niwe Mana ko ni Imana mu butatu. Mwikosa Yesu atakora uretse ko none kandi adakosa. Mwikosa atakora uretse ko adakosa. Ntiyakora ikosa ryo gukora ikintu adafitemo inyungu n'akazi. Ndabyumvisha. Ntago ashobora gukora ntabwo yakora ikosa ryo gukora ikintu adafitemo inyungu n'akazi. Mu yandi magambo, igihe urimo cyaba icy'umubabaro, cyaba cyiza, cyaba kibi, icyo urimo icyo cyose cyaba ari cyo kwirambirwa, burya afitemo inyungu n'akazi. Hari icyo ntago numvikana namwe kuri icyo. Niba Yesu yarabyiyumvishemo, byari bimufitiye umumaro ki kujya guca ku irembo ryitwa ryiza kandi umubwiye ngo ntumbwiye ngo ababifitemo inyungu n'akazi. None se reka nkubaze, nanjye reka nkubaze, ubu ngubu Yesu yatabyiyumvamo ngace ku kidendezi Betesida, ubu nge nawe tuba twicana turi gukora iki? None se turi hano ku kidendezi cyangwa turi hano ku bwa Yesu? Turi kuvuga kuri iri jambo kuko Yesu yakijije umurwayi ku kidendezi. Ubwo niyo nyungu. None kandi Yesu arimo nongere mufasheho gakeya, reka twongere tuvugeho gakeya. Yesu igitumye abyiyumvishijemo, hari icyo bita imihango y'abayuda yashakaga kwereka ko akiza no kuri icyo gihe. Yesu ntagira igihe cyo gukirizamo, icyangombwa kumwe nuko abyiyumvamo. We ntago agira igihe ngo uyu munsi ni ku isabato, uyu munsi ngo bizajya, ahubwo we yabyiyumvishijemo ugomba gukira. Ikibazo suka ari muri koma, ikibazo suka amaze igihe kinini. Reka mbabwire, hari ijambo rimwe rijya rivuga ngo icyo uzaba cyo kiragutegereza, ariko ngewe suko ndivuga. Icyo uzaba cyo kiba muri wowe. Impamvu ushobora iyo kitari cyagera igihe cyo kwiyerekana, ushobora kukirirana, ushobora kugisonzanya, ushobora kugitukanwa, giturije muri wowe ariko gifite igihe kiziyerekana. Bityo niyo mpamvu umuntu ashobora kubabara kandi akababara ataruka Yesu yamuretse, ahubwo igihe cye yategetse muri we kitari cyagera. None twikomereze. Ndavuze ngo bugufi bwaho ngaho Yerusalemu warari kidendezi, mu rurimi rw'uruheburayo ngo cyitwa Betesida. Yego. Hanyuma ngo cyari kiriho amabaraza 5, ngo kandi amabaraza ari abarwayi benshi, ngo ni imitima, kanseri, mugiga, diabete, peritasiyo, macinya, korera n'ibindi. Indwara na covid. Ubuye kibari kigiye na covid yakubaye kubiriho. Zo yagakwiye kubihariho n'ukuri kw'Imana. Ariko ndashimira Yesu ko muri covid ajya akora. We ntajya kagara covid. Ndabyumva cyane. Ibyo byumvishe kuruta. Urabyumvishe? Urumva kamirika? Urumva ko Yesu ntago mu bihe yagukurira mu igihe. Ntago wakangwa n'ibyo. Yavuze ngo nuko babyiyumvamo nganyura kuri kidendezi ngo cyakiri ngo hayo mabaraza 5, ngo hari abarwayi benshi. Cyo kuri ijambo ryavuze ngo rimwe na rimwe ngiyo marayika w'Imana ngo yamanukiraga muri icyo kidendezi, ngo watangaga undi kujya muri kidendezi niwe wakiraga indwara yari yose. Kandi cyitonderwa mubyeyi, Bibiliya yavuze ngo buri murwayi wese yari afite umurwaza. None ikibazo ndimo ndibaza ndikibaza ngo nukubera iki marayika w'Uwiteka uri ku kidendezi yajyaga aza rimwe na rimwe. Kandi icyo ni ikibazo. Nanjye ndashaka kuki marayika w'Umwami Imana, marayika w'Uwiteka yajyaga aza rimwe na rimwe? Birasobanura iki? Nje uko mbyumva. Nekereza ko kuba marayika yarazaga rimwe na rimwe, niba none yaje ejo agasibira, nuko hari abarwayi babaga bakize bagombaga kubaza gushima n'abandi bakitegura gukira. Wayata harimo imvugo nziza y'igipande kotekejejwe cy'umuriro wa Pentecote gisobanura gutegereza igihe marayika w'Uwiteka azira, kuko aza rimwe na rimwe, kutagenda mbere y'igihe. Yavuze rimwe na bivuga ngo hari abantu bagenda mbere y'uko marayika w'Uwiteka amanuka. Ariko mfite ikibazo. Dore ndashaka kubaza Nzeyi, ndakubaza uyu murwayi ubundi kugira ngo amare iyo myaka yo,
ubundi byo nta murwaza aba yari afite dusobanurire kuri icyo cyangwa kintu marayika ntiyamubona ntabwo marayika yamubona kuko Bibiliya yavuze ngo kuri icyo kidendezi ngo rimwe na rimwe iyo marayika yazaga ngo umuntu wari ufite ngo umurwaza kuko niko umurwayi yisobanuye ati marayika yamanukaga yamutaga muri icyo kidendezi watubwiye ese uwo murwayi mbere yuko haza akamara icyo gihe ubundi nyirizina byari byaragenze gute ariko harya siwe twatangiye utubwira ngo biravuga ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data atari njye umujyanye nta mujyanye yego ntabwo kugeza ubu ngubu ikibazo ari ukuba yari afite abarwaza kuko birivuga yuko naza yazanywe n'abarwaza ahubwo bahageze barahamusiga aho naho hari n'ikindi gipande kote cyiza cy'ikinyamwuka kivuze ngo abantu bakureka abantu bakuvaho abantu bakurambirwa abantu bagusiga abantu baguta mwajyana mu myaka ibiri n'abantu ariko uraje gakeya wumve Yesu utari nk'abantu icyo agiye gukora biravuze ngo umuntu mwabana imyaka 10 acikuyumvamo nyuma ya 15 akakureka ariko nkuyemo kandi kantu kuko gutegereza imbaraga z'Imana kuko iza abantu hari igihe zinanirwa haleluya umuntu agutera inkunga ejo akananirwa akakwishyurira amashuri ejo akananirwa ukayacikiriza umuntu akakwambika ejo akananirwa akagukorera ejo mu gitondo akananirwa Bibiliya yavuze ngo yamanukaga ngo rimwe na rimwe byo twasanze harimo gutegereza igihe cy'Imana ntugende mbere y'igihe afite no kuba nk'abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bagenda bayobowe n'inkingi y'igicu n'umuriro none ngo aho inkingi y'igicu n'urahagararaga nabo ngo ni guhita ko bahagarara bakabamba n'amahema yabo gatoya nkubaze buriya umuntu ugiye mbere y'igihe ingaruka yo mu gihe nibiyihe kuko yagiye imbere ingaruka nuko aba yasiganywe n'igihe ingaruka bishobora kumugira no gusiganwa n'igihe hanyuma uwagiye nyuma y'igihe we ingaruka ni iyi nayo nuko yagiye nyuma y'igihe ntiyagendanye n'igihe ubundi mbere y'igihe bavuga ngo si igihe na nyuma y'igihe si igihe ariko igihe ni igihe ubahangaha twicaye tuhicaye mu gihe dukora iki kugira ngo tumenye igihe nyacyo rero ni rya rindi twavuze twibajije mbere twari turimo tuvuga ngo Yesu uko yabyiyumvishemo kwanyura kandi ngo rimwe na rimwe twasanze ari ugutegereza noneho kugira ngo tugendane n'igihe ni ugutegereza igihe mbese ntuze mbere ntunaze nyuma uhore mu gihe uhore utegereje mu gihe mbese ubone nubwo abandi babona ko atari igihe cyawe wumve ko uri mu gihe hari n'ibintu bigira ishusho y'igihe ariko atari igihe mvuze ngo iki ishusho y'igihe ariko atari igihe ibyo bintu byo wabisobanura abantu badukurikiranye neza ariko ugasanga ntabwo ari igihe nk'ibihe ugasanga nk'ubu nze Imana Claude Imana nambwiye nti nguhaye ku bintu by'amafaranga kandi turakeneye n'ukuri n'amabarano Imana ikwiriye kutuzahura ikagira ikikora ikarema iby'imbaraga none ugasanga imbwiye ndyo none ejo mu gitondo ugakubitana n'umugore uyafite hano haruguru akambwira nti rwose sha mwana ndabona warazahaye iminsi yaragukubise ubutayi bukugize ukuntu bwarakubyinagiye mwana ese ubu tubigenze dutera ko ndeba umugabo twatandukanye wafashe utumiliyoni 10 ariko ukageza iwanjye kubyumvara ukajya utaha tugasabana cyane sabana urabizi mubyeyi sabana cyane ukabona amafaranga yarayakubwiye ariko ishusho ari kuzamo ntabwo ari y'igihe ibyo bisa n'igihe ariko si igihe ntabwo ari igihe ikakubwira ko izakora ubukwe ikakubwira umusore mwiza w'umupantekote wuzura umwuka wera mu kanya ukajya kubona ukabona haje ugenda na umuzini akaza ngo atikoraho mugani w'imvugo z'abiki gihe niko njye numva iki gihe bavuga ngo nabatikoraho hanyuma yazana n'icupa ukavuga ati n'uyu nguyu kabisa yari yarabuvuze ibyo ni ibintu rero bifite ishusho y'igihe ariko ntabwo ari igihe icyo ndi kwibaza n'ubundi nshaka ko mwigira mukasobanura neza ni iki cyabwira umuntu ko ari mu gihe nicyo ushaka kumbaza ibyo bintu bisa n'igihe ntabiha agaciro ko ikintu Imana yanjye ikoze mu gihe cy'ubumana bwayo wowe iyo kikwikubise imbere uhita ubona ko ukuboko k'Uwiteka ariko ushatse kurema icyo kintu mbese kizana n'ibimenyetso bishyigikira icyo kintu nta n'umuntu ngo icyo yabwiye Yeremiya imuhamagaye yaramaje ngo ubundi Yeremiya we uruzi iki nawe nduzi inkoni y'umurinzi iramaze ngo none baraye neza kuko ko yarindi ijambo ryagerera neza akarisoza umva akantu keza
karavuze ngo iyo Imana ivuganye n'umuntu ijambo rye ryayo mubwiye ijambo niyo rije riza rifite protokolo y'ijuru igaragara ko ari nibyo no ikintu Imana ikoze ntabwo ubundi kiba kiri mu ishidikanyamana ntigitera ishidikanyamana kugikorewe n'ucyumvise cyangwa n'ukibonye. Yegeze avuga ijambo rimwe rikomeye aravuga ngo intama zanjye ziranyumva zigizurutse zumva ijwi ryanjye rikagira ute rikabimenya. Biba bishatse kuvuga ikirere icy'Imana ikoze yakivuganye nawe byanze bikunze urabimenya ko ari icy'Imana. Reka nkwereka kandi herutse gukora bitemenyekana ko ari Imana igakoze. Bibiliya irambwira ngo bari ku musozi Karumeli ngo barasenga bafite misi y'ubundi yo gushaka kureba Imana nyamana. None ngo basenze ngo umuriro ngo babona ngo uturutse mu ijuru. Ntabwo ari inkunga z'amahanga, ntabwo ari Amerika, sinakanama kawone sikuru wari uje itabara imbabare. Bibiliya irambwiye ngo umuriro ngo wamanutse hehe mu ijuru. Uwo rero wita kamarampaka ngo ni umunzani. Niko twajyaga tuvuga ejo bundi hashize. Kamarampaka ni umunzani bawubonye ngo uturuka mu ijuru. None babonye icyo Imana ikoze gita kibakura mu ishidikanyamana bahita ko ngo barubama baravuga ngo Uwiteka gusa niwe Mana. Ikikoze rero gikura abantu mu ishidikanyamana, nta shidikanyamana kigira, niyo ibigikoze imirimo yayo iragihamya. None rero Bibiliya yavuze iki? Yavuze ngo nuko Yesu ngo anyura kuri icyo kidendezi ngo kiri hayo mabaraza atanu cyari kiriho rero ngo babarwayi benshi kandi ngo barategerezaga hari n'ingiye two gutegereza ngo rimwe na rimwe rero iyo marayika yamanukiraga muri ayo mazi ariko dayiwe ngo watangaga undi kujyamo niwe wakiraga indwara yari yo yose. Ariko se ndashaka kubaza maso byanyu namwe bwose iyo umuntu abo bantu bose bari ku kidendezi kuki Yesu yumvishemo gukiza umuntu amaze imyaka 3 batubwiye ngo hari abarwayi benshi impumyi abanyunyutse abadafite amaboko abadafite amaguru abatuzuye mu mutwe buri muntu wese bose bari bahari. Yesu yashingiye kucyita kuri wari umaze imyaka 38 yashingiye ku bwinshi bw'imyaka yashingiye se ku mashuri yashingiye se kari wenyine ni iki Yesu cyamuteye kujya kureba umuntu wenyine kandi abandi ari benshi kandi yari afite ubushobozi sibyo yari afite ubushobozi bwo kuvuga ngo mwese ndabakijije ibaraza ayo mabaraza yose kuri kidendezi agasigara hera. Ni iki cyatumye Yesu abyiyumvamo ku muntu umwe kandi abantu ari benshi? Yesu arabanura ku butaka kakubwira akantu Yesu datawe biravuze ngo biravuze ngo mu bantu Yesu afite nk'umuntu we. Nibyo reka mbivuge niba mu bantu Yesu afite mu muntu ubwo we niba uri uw'Imana Moyize si uw'Imana nanjye si ndi uw'Imana. Mu bantu iyo shusho ntago irebwa n'umuntu ahubwo nyiri kuyimenya niwe uzi umuntu wiwe. bivuze ngo robanura ku butaka. Oya reka nkwereke akantu. None reka mureka mwihangane baze niba Yesu yabyumvishemo akanyura kuri kidendezi hari abarwaye umutima azi ko bashobora kugira ikintu gikubita hasi bakikanga bose bagapfa. Hari abantu barwaye ibihaha azi ko bashobora kugira umwuka muke bose bagapfa. Azi ko hari abantu banyunyutse amaboko azi ko bashobora gusubiza neza. Ariko ni iki cyatumye Yesu ihangane baze ni iki cyatumye Yesu yita kuri uwo muntu umwe kandi hari abantu benshi? Noneho nakubwiye ngo mu bantu ubundi ntihaboneka abantu batabanje kuboneka umuntu hagomba kubanza kuboneka. Ariko simwenge numva muvuga ngo Imana yanjye ndayizi nuko dukorana ndabizi. Yego none wowe uko ukorana n'Imana yawe siko nkorana n'Imana yanjye ariko n'Imana yacu. Yego none mu bantu rero Yesu afitemo umuntu we kandi batuvuga mu bantu Yesu afitemo umuntu we nawe tujya kuri kote yawe nawe uri umuntu we. None afite uko akorana na buri muntu we rero. None mvire rero uko bivuze biravuze ngo ku kidendezi ngo ikidendezi cyakiri abarwayi benshi. None buri muntu wese ngo yari afite umurwaza uraza guhita ukumva. None uyu murwayi wa 38 ngo nta murwaza yari afite. Ubundi ndetse kwa nyihutishije nari ndishaka kubanza kuvuga ku bantu bitwa abarwaza. Ngo buri murwayi wese wari kuri kidendezi yari afite umurwaza. Tubanyuremo abafite base wabo babanagamo abafite ba onke ba tantine na ba marume abafite akazi keza abakora muri hoteli runaka abakora muri migrasiyo abajya mu Bushinwa kurangura abajya Dubai abajya amajerwa kudeduana bagenda basunitwa nibyo.
aribyo bigenda bibasunika bibasunika uko ikidendezi kihindurije siva kwa mungu ariko amen abafite ba nyirarume nyine bagaterura bakagenda bakanagamo ubundi se reka nkubaze noneho utekereza yuko uriye murwayi uri ku kidendezi ko iyo atagira profite ngo Yesu amusange ku kidendezi ngo amuprofite umbwira ko ari kujugunywamo nande ubundi kijambo rivuga yuko nta murwaza yari afite bishatse kuvuga ngo aho abantu badafite umurwaza Yesu arahari ahubwo badafite umurwaza twapfuye ko byari kugenda gute ubundi ahubwo ari se nungutse nanjye reka nkivuge ndashaka kuvuga ngo simwe mu bimbwiye se abantu badafite umurwaza twipfire Yesu narabyumva ntago Yesu tugeze kuvuga ijambo rimwe kuba uri mu gihe cy'uko Yesu atarabyiyumvamo bivuze ntago bivuze ko ntago bivuze kuba Yesu atari yabyiyumvamo ntago bivuze kuri mu bapfa icyakoze ushobora kubabazwa n'icyo gihe Yesu atari yabyiyumvamo ariko kandi mu bagomba gupfa kubera ko hari igitumye uba muri ibyo bihe ndagira ngo ubwire ngo hari abashobora kuba barapfuye mbere y'uko iyo myaka y'uwo muntu agera cyangwa marayika w'Imana atari agera urabaza amaje gusubiza narivuze ngo nawe nakibagira we aba ba anko twavuze aba ba tantine aba ba se wabo aba ba nyina wabo aba bose bagiye nsobanurira bakirwaho na ndetse Yesu ni ubashyiraho none kuki yabyiyumvamo akaguhereza umurwaza njya kamunyima reka nkubaze ngo niba ntashinge nta rugero pfa reka nanjye nkubarisha ikibazo gifite igisubizo ari ukunagwamo n'abantu ari no kunagwamo na Yesu urumva wifuza ko wanagwamo nande Yesu azatinze harimo igisubizo Yesu azatinze icyo ni kimwe iyo yatinze reka nkubwire azanira ishyize akababaro amande ibirarane no kukudepansa abagusize bagasanga wewe wagezeyo uramuveye biki Yesu anjugunyemo bivuze ngo abadukurikiranye nkubwire amande yiciye ageze kuri iki kidendezi Bibiliya irambwira ngo yarebye mu barwayi bose bahari ngabona ubudafite umurwaza ngo ari uhamaze 38 ndashimira Yesu igeza muri 38 yagaseruka ari gihe mbere y'38 atazi gahamagara wapi kazamuka ibisozi wapi kajya samatare wapi akaza muri 3 ningahe n'umunani ubwo bitaragera muri 38 ba wihanganye gatoya kugira ngo noneho kugira ngo abantu bataza kugira ikibazo 38 yo mu mwuka itandukanye n'imyaka isanzwe cyane kugira ngo buri muntu wese agira 38 kugira vuga hari bwo nagira imyaka 38 wenda ikidendezi ntago Yesu azabyiyumvamo cyangwa se akaba ko nyirengeje ntago Yesu azabyiyumvamo oya 38 tuyikuye mu buryo bw'umubiri tuyizanye mu buryo bwo mu mwuka no ngira umukecuru w'inshuti yanjye Mary we ngira umukecuru w'inshuti yanjye ajya kunda kumbwira ndisha hantu ngubu ndeba ndifite imyaka 13 ubwo ari kumbwira ejo 2020 ari kumbwira ndifite 13 kubera iki se mukecuru ndi nyine urabona ngo ubundi ngewe mfite 63 ariko Uwiteka arambwiye ngo 50 niyo muruho mwana wanjye ndakubabariye none ubwo rero bari kubona guhereye kuri 10 n'itatu cyane kugira ngo ndi mwana 13 ubu ni mwana 14 wego 50 ngo niyo murongo yabaye ubwo sinyi bara mwana wanjye niyo murongo none ndi ushaka kubwira amande Yesu yiciye ageze kuri iki kidendezi amaje kubona ngo barwayi benshi babirwaye za ndwara nyinshi twavugaga we ngo yasanze umaze imyaka 38 uko itegeko rivuga yuko ngo rimwe na rimwe iyo marayika yamanukaga uwatangaga undi kujya amanazwemo niwe kiraga indwara yari yose none ageze ku kidendezi rero avugana n'umurwayi arubwira ngo shaka ngugirirane undi atangira gutondagura iby'inshinga iby'ukuntu bamwanze iby'ukuntu bamujugunye igihe amaze arwaye igihe amaze ari mu busiribateri igihe amaze ari ingumba aratondaguye Yesu ntihoye ntago ari byo nshaka ubwo urashaka ko ngugirane waruzi ko ariko mvuze utungutu kandi ntago ari ko genda gusobanura waruzi ko gutinda ku kidendezi cyane hari igihe bitera abantu kubura uko bisobanura akavuga n'ibyo atabajije nyiri kwisobanurirwa yaje
reka nkubwire umuntu akabura ukuntu yisobanura reka ngurugera kubera igihe kangurugera kuri ibyo njye gukora ubukwe n'umugabo wanjye ntago nari muzi nawe ntiyaranze hanyuma Imana ijya kumuha message yo kubana nanjye yampamagaye kuri telefone yamuhaye contact noneho duhuriye ahantu bita Kamembe muri gare kubera ko ataranzi ku isura arambaza tuvugana twinjiye muri gare aramubwira imodoka tuje muhagaze ku muryango abarambonye abona umuntu bafashe akaboko atereka reka bese nagutwa bishoboka mu mutima yibwira ko atantwara ari rukankaje inyuma y'imodoka y'umukara ari hirya aza arampamagara ati mu nsanga kugira ngo arebe neza ko undi bafashe akaboko mujye kuvuganira inyuma y'imodoka y'umukara yagiye ashaka gupoza kugira ngo arebe ko amenye neza ari wowe muvugana ari gihe tuvugana abona turamusanze hanyuma abonye tugiye tumusatira ari rukankajya ku ntebe y'abagenzi bicara mu kazu k'abagenzi ati mu nsanga hano mu kazu k'abagenzi by'ukuri kwari kugira ngo amenye neza ko uwo bari kuvugana ari uje kumureba uwabona ku ishusho ari uri bari no kuvugana turirukanka turahamusanga tuhageze ahita yigendera turicana mwana sinongera guhaguruka ahangaha ngwino hansanga nshaka kuvuga ibyo bintu waruvuze byo kumuntu yisobanura ibyo atabajwe kubera uko wisobanura kubera igihe none yarambajije yaragarutse araza aradusuhuza n'umusitsi akaba turi kumwe arambaza tese amakuru ni meza uruhese akari ubwa mbere nkubonye ndamubwira ndamusobanurira hanyuma icyo nshaka gutangaho urugero yarambajije none se uje gukora iki kubera ko hari igihe nyine ndandi kwisobanura mu byo numva ntari buje kubonera igisubizo ndamugani hari umusore twahuriye wampamagaye kuri telefone mwambwira ko Imana amwemereye kubana nanjye ibintu byinshi ndamusobanurira hanyuma uyu musore naje kumureba hano ariko turi kuvuga ndamubwira ati se uramuzi ntago muzi n'ubwa mbere tugiye guhura hanyuma se warakoze ku isura ati ntuya n'ubwa mbere tugiye guhura ubu se ubu ngubu aramutsaje akavuga ko atakwemera kubera ko utabona wabyitwaramo gute nibwo natangiye kwisobanura n'ibyo nabajijwe ngani uko ndeba nzi gufura nzi gukubura kwitera puderi narize mfite segonderi mfite ibiki nabaye kuwa mbere harya warize ndamusobanurira ndamuganira narize nzi icyongereza nzi gukora imipira maze kwiga mbese kandi si icyo ngicyo ubajije yarabajije byatewe n'igihe umaze uri ku kidendezi bivuze ko ku kidendezi umuntu ashobora kuhavugira amagambo Yesu atamubwiye ariko icyo shimira Yesu bimubuza gukora icyo shimira Yesu we yageze ku kidendezi nubwo amagambo baratureze wehe azazi icyo agomba gukora wamugiriye ntakagubwe neza yo kabyara tuyakibura bivuze ngo abantu badukurikiranye bamenye ko Yesu ahari ku Ifunguro TV bivuze ngo Yesu azi icyo agomba gukora ntago yita ku magambo y'abagore cyangwa nayo babavuze ahubwo Yesu azi icyo agomba gukora dore ko nasomye ijambo rimbwira ngo nitabwirwa iby'abantu ahubwo yimenye ibiri muri ariko sako nari ndi gushaka kuvuga ahubwo turashaka kuvuga ageze rero kuri icyo kidendezi ngavuganye n'uwo murwayi ko no gucara kigo kumereza izo details zose arambwira ndi hoya urashaka ko nkugirira ariko se nungutsa kandi kadurage nababaza kandi musubize neza ariko bana yibwishira ibintu ko numva biryoshye ndibajije nicaye hano ndibajije nukubera iki Yesu yararimo abaza umurwayi umaze imyaka 38 ngo urashaka ko nkugirira nte kandi afite icyo agambiriye kugira ubwo ni Yesu kandi azi n'impamvu itumye uwo murwayi ari aho ku kidendezi munsubize ndagira ngo usubize ko njyo Yesu yageze avuga ijambo ryiza aravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi kugira ngo mbareme mu mutima w'ibizaza sibyo yagiraga ngo arebe kwizera kwe ubundi biravuga ngo kwizera ko kuduhamiriza ko nibyo tutarebesha amaso yacu ari ukuri yarashaka kumenya aho ashingiye si umuntu afite ibyiringiro byo gukira mu by'ukuri uyu murwayi ikintu namusubije cyane yarambwira ati njyewe nubwo ndafite abantu banjugunya mu kidendezi ariko ndahangaha ntegereje kugira gute gukira nicyo cyari kiri mu mutima we navuga yanze kuhava nubwo iyo myaka 38 yari ishize ariko yanze kuhava kuko arazi neza ko igihe cyo gukira azakira aba yarirambiwe nawe akitahira agashaka uburyo nyine haboneka abaterankunga n'abagira neza bajya kumuryamisha iwe cyangwa iwabo muri famiye ariko kubera ko yari azi neza ko byanze bikunze Yesu yagira ngo amenye kwizera k'uwo muntu ahubwo nanjye nabaza abantu badukurikiye nubwo batabite bansubiza nona mbese umuntu udukurikiye afite kwizera ko Imana hari ikintu yakora ku kibazo cye mbese afite imbaraga zo gutegerereza Imana mu gihe
cyo gutegereza cyangwa ari inyuma y'umurongo. kandi umuntu kubaje ngo urashaka kumugirira nte adafite urutonde rw'ibyo agwaye ko ashoboye ibintu 10 wakabaza ngo urumva ushaka ko gukorera kugirira ntubundi afata umuntu rasobanuye ngo afite kugira neza kose ni ufite byose urashaka ko kugirira. hari ibintu bimwe Imana ikora ikabikora kubera ko nyirabyo yabigizemo uruhare, ariko kandi kubigira ngo nyirahara bigizemo urasuko yitabikora atabigizemo uruhare, ahubwo nuko iyo ishaka guha umuntu uburenganzira mu bye cyangwa mu byo abona yakorerwa, kugira ngo bigaragare ko afite se cyangwa ijambo y'uwabwira y'uwagira ute y'uwabwira. Yesu ndavuga ijambo ryiza aravuga ngo nutera intambwe nanjye nzatera 99 avuga irindi jambo ryiza aba nkunda wankunda kandi amanshaka n'umwete uzagera gute bazambona. None uribuka ko umurwayi amaje ubwira ngo ndashaka gukira Yesu ese kamubwira ngo noneho byuka wikorera uburiri bwawe wigendere. None uraza guhita kumbaza nti kubera iki Yesu yabwiye umurwayi ngo nabyuke yikorera uburiri yigendere, kandi itegeko rivuga yuko ngo iyo marayika witeka amanuka rimwe na rimwe babanzaga kujya mu kidendezi. Uraza kumaza ngo nukwira iki Yesu yashyize itegeko ryo kujya mu ryo kwikorera akagenda ataciye mu kidendezi, kandi itegeko kwari guca mu kidendezi. Urambaza ko ndeba nkushaka kumbaza cyaka kukubaza ikibazo kitegeko abantu ubundi ikintu cyari cyazanye abo bantu wari ubizi ko cyangwa kukubaza ikintu cyazanye abo bantu bose aho nuko hari kidendezi. Icyatumye abantu bava i Kigali bakajya cyangwa muri murya nuko hari ubutayu bwitwa murya igibaze ikaruka ibisubizo si byose. Igituma abantu batega bakajya Kanyarira nuko hari umusozi wo gusengera. Icyatumye abantu bajya ku kidendezi nuko bari bazi neza ko hari ibitangaza bijya bihakorerwa si byose. Nukubera iki Yesu yaciye inyuma y'umurongo rero sasa agatabara hadateganyijwe. Ndagusubiza kandi ndagusubiza neza. Yaba polisi hari kumwandikira ko anyuzwe mu ndagusubiza neza. Ndagusubiza. Hanyuma narivuze ngo impamvu Yesu yamubwiye ngo nabyuke yikorere uburiri bwe yigendere, kandi itegeko kwari uguca mu mazi abantu bakajya mu kidendezi. Sifa kwa Mungu. Ngakubwire impamvu Yesu yamubwiye ngo byuka wikorere uburiri bwawe wigendere, nuko Yesu bwiwe ari mu ishusho ya marayika nyiri gukiza niwe wari wigereye ku kidendezi. Nyiri gukiza wari wiyiziye. Kandi gatoya hari ikindi kimwe Bibiliya hari ukundi imuvugaho iravuga ngo mubyare. Urumva urakunda byumvise mubyaremwe nta kitararemwe. Hanyuma ikintu waremye rero nyiri ubushobozi nyiri kurema hageze kirabimenye. None uko bivuze si ngombwa ngarindira abantu, si ngombwa aterwa inkunga, si ngombwa ahubwo nyiri gukora ubwe yiyiziye. Si ngombwa kaca mu kidendezi ko uwamanukiraga mu kidendezi niwe wiyiziye n'amaguru ku kidendezi. Yaba Imana yari ifashije ngo abantu bakurikira kuri iyi kamera marayika w'Uwiteka aba ari we wimanukira azaba nageme ntihaze apotere runaka ntihaze umuhanuzi runaka yimanukire, ahubwo Uwiteka marayika yimanukire. Yesu ari wowe ugira ute abarwayi bw'abantu Uwiteka ari wowe wimanukira. Numva ndashaka ko Claude avuga ibintu ari kuvuga. Marayika namanuka araza kuza kujugunyamo afite ba anko si byose. Mbabara Yesu yizire. Yesu ibyo mvuga ubwe yiyizire. Abantu barorere ntibakunagemo. Ubundi umuntu ashobora kunagamo nabi. Ariko Yesu akunagamo nabi. Ariko Yesu wahagita abwira ntibyuka wikorera uburiri bwawe umva kantu we mugapata gute. Biravuga ngo uwo munsi Yesu abikora ngo ari umunsi w'isabato. Kandi no ngo mategeko ya Mose byari byemeye ko nta muntu ugomba gukora umurimo n'umwe ku munsi w'isabato. Dushimiye Yesu rero dushimiye Yesu ko atajya yita ku minsi yabo ku mategeko. Ayo makuru Yesu nabo yarayazi, ariko rero ngo ahageze arabwira ngo nubwo ari umunsi w'isabato byuka wikorere. Turashima Yesu ko agiye gukiza abantu atitaye ku mategeko y'abantu. Ku munsi w'isabato aramubwira ngo byuka wikorera uburiri bwawe. Turashima Yesu ugiye kwikoreza atitaye kuri kavukire tugiye edasikiti4 tugiye gushima Yesu ugiye kwikoreza abantu uburiri atitaye ko ari mu gihe cy'uburwayi, atitaye ko ari mu gihe cya COVID. Karavuze ngo Yesu yamukijije mu gihe kitemerewe ko hari uwakora umurimo n'umwe, kitari icyo gukirizwamo. Yesu utajya wita ku by'igihe
n'iminsi mikuru y'abayuda n'isabato n'ibiki, aramubwira ngo byuka wikorere wigendere. bivuze ngo Yesu byuka wikorere mu gihe yakuriramo umuntu mu gihe mu bihe yakuriramo umuntu igihe bishatse kubanga abantu badukurikire. Yesu ntago ari gwite ko ibihe ubu turi mu gihe cya covid, ntago yakwita kubera ko ari covid. niba umaze imyaka 10 utabyara birakureba, ariko Yesu arakora. Yesu arashoboye. none ndi gusaba ngo we yiyizire ubwe abari gutegekera kwikorera. Si ngombwa kujya mu kidendezi, si ngombwa kunyuramo, byuka wikorere. Hari ikintu cyambabaje rero, amaje kugira ngo byuka wikorere uburiri bwawe wigende. Arabyuka arikorera. Yarabyutse arabwikorera aragenda. Noneho ijambo arabwira ageze hirya gakeya ahura n'abayuda n'abafarisayo bakomeza amategeko. Barabwira ngo ninde wa muntu we ubwiye kubyuka ukikorera uburiri ku munsi w'isabato? Ndabwiye ngo wikorere uburiri. Ninde ko wowe ninde? Uza kantu kambabaje mami. Naratangaye. Naribaje ngo abayuda n'abafarisayo nta mpuhwe bagira. Ubundi ntago imyaka aramaze kudendeze bayizi. Bari bam 38. Uziko nasomye numve yuko hari inkuru yavuga yuko bamuhaye utubuto, basi bamuramiza utubuto ka pome ka watermelon, bamuhereza akaji keza ukuntu n'akanyomoro. Ndaheba ahubwo umva ibintu bamuramije. Ninde wakubwiye kwikorera uburiri ku munsi w'isabato? Tubwire batangiye kumuhata ibibazo. Mu by'ukuri umuntu umaze 38 umaze 38 ari ku kidendezi, uramubaza iry'umuntu umubwiye kwikorera uburiri nk'ubwo arabizi ko none se ikibazo akantu gatumye nanjye mwarakarbivuze. Bivuze ngo ni kwa kundi niba Uwiteka guhaye inzu batima blessing avuye kuzimu, abandi batasiga akorana n'abadayimoni, abandi bati ntakira umurokore, bati Claude ntago ari umukristo doravuye mu ndani wamva yambaye agapantaro keza. Ariko ni Yesu bawaje. Haleluya. Ni Yesu bawaje. Ni Yesu bawiyiziye. Icyakoze kuko abayuda ari abakomeza amategeko, niyo mpamvu bakunda kubaza ibyo bintu. Baramubwira ngo ukubera icyo bundi wikoreye uburiri ku munsi w'isabato. Ariko ibaza umuntu ukijijwe mu myaka 38 ahure n'ababaza ndi kuki wikoreye. Mbabarira nyumvira ku gahinda karimo we. Kuki wikoreye uburiri? Ninda gutegetse ngo wikorere uburiri ubundi. Uvuze ngo abayuda nta muwe bajya bagira. Waruzi yuko Imana ikuzamura agace bakabaza ndari kubona ukubera iki yazamutse. Bagasiga bakorebera mu ndorerwamo ngo kwishireje ngo sigaye yarishize hejuru. Nibyo yagutera iteka, yaguha akazi ariko ubundi ndamuhaye akazi. Byagenze bite? Bari kubaza ngo nindabwe ngo wikorere uburiri ku munsi w'isabato. Umva uko yabasubije. Yarabwiye ngo ibyo mumbaza ntabwo mbizi. Cyakora uwankijije birirwa ko nawe atigeze amumenye. Waruzi ko ari igihe Yesu ajya akiza abantu ariko ntibamenye ubakijije kubera igihe. Umuntu agasabwa akambikwa impeta ya fiançaye, akambikwa ya mariage, agashyingirwa, akarongorwa, agatwita, akabyara, agaheka abahungu n'abakobwa ariko ataramenya umukijije wari we. Akazamuka avuye piriyo twagiye duturuka Imana ivuganye natwe, akaba mu mujyi wa Kigali afite isezerano, Imana ikamuhereza inzu, agatura, agatuza abandi ibintu nk'ibyo, agatunga imodoka n'amafaranga ariko atazi uwamukijije wari. Bamubaza ndetse kutunziza ku butaka bw'umujyi wa Kigali, nyine ngo narakoze mu nkora akazi runaka nuko bivuge ngo Yesu. Ariko ngiye gatoya aho ngaho muretse gatoya dufite bivuze ngo abo yagiye ihagurutsa yabivuze ikabaha amaviza aho bari haba muri Amerika, haba muri Iburayi, haba muri Aziya. Abantu benshi bibagiwe uwabakijije ari indi. Ni ukubera iki abantu bibagiwe uwabakijije ari indi? Hari ukuntu umunyarwanda avuze ngo ushize impumu wese yibagirwa. None se buriya ndimo ndibaza ikibazo kimwe, umuntu wagukijije ntafite n'ububasha bwo kongera kwambura? Birashoboka cyane. Ko mbonye se abantu benshi ho kugira ngo bite ku wabakijije ahubwo basa nkaho bari kumutera umugongo. Bimeze gute? Iramuha umugabo yari yarabimubwiye ntiyite ku wamukijije. Iramuha inzu yari yarabimubwiye ntiyite ku wamukijije. Iramwururutse indege ikamujyana muri Afurika, i Burayi, Amerika hose ariko ntiyite ku wamukijije. Bavuga ngo iyo umuntu akize cyamusongaga ntiyumva umusonga. Urakumvisha ariko se iyo umuntu akize cyamusongaga ntiyumva umusonga. None se nk'abo bantu ndagira ngo aka kanya uko ijambo
rivuga. Byasa kose hari abantu bibagiwe uwabakijije, kandi iyo umuntu yibagiwe uwamukijije bishobora kuzana ingaruka. Bishobora kuzana iki? Aba bantu bo turagira ngo utubwire aka kanya cyangwa se meshaje yuko umuntu yibagiwe uwamukijije ingaruka yabyo. Bo Bibiliya ivuga ko umuntu ubwoko butibuka ushira vuba. Bivuze ngo abo Yesu yakijije, iyo wibagiwe amateka y'iyo wavuye ntiwakwibuka iby'iyo uri kujya. wibagiwe amateka yica amategeko. Birasaba kugira ngo abantu babane n'uwabakijije babanze bibuka ibyo yabakijije. Yego. Urakumvishe se? Kugira abantu babane n'uwabakijije babanze bibuke uwabakijije. Turi kugana ku musozo rero. Muri ibi bintu byose dukuyemo kumenya neza kuba mu gihe kuko mbyumvishe, hanyuma twongeye gukuramo ikindi kintu cyo kugumamo neza, ukaba hafi y'ikidendezi. Ubwo ni mu masengesho, ukarindira ikidendezi tukita amasengesho, ukarindirira mu masengesho, sibyo? Hanyuma uri mu gihe cyawe cyo kubana n'Imana, ugategereza marayika igihe azazira cyangwa Yesu igihe azihagurukira. Ikindi kintu tukuyemo ni ukubwira abantu ngo bagire imbaraga zo kuba mu bihe, bagira imbaraga zo kuba mu bihe kuko igihe nikigera bizasobanuka. Ikindi dusabye abantu kwibuka aho bavuye, sibyo? Umuntu yibuke icyo yari cyo kugira ngo abashe kumenya icyo ari cyo ubu ngubu. Ikindi kintu nanjye numvamo ku bantu badukurikiye bateze amatwi, Imana yo mu ijuru imbabarire, Yesu ubwe yiyizire. Amen. Ndumva nifuza ko abantu baduteze amatwi, umuntu ari we wese, baba bari muri iki gihugu n'abari mu mahanga, Yesu ubwe ntamanukire mu mazi, ubwe yiyizira agenda n'amaguru, ku buryo icyo akoze cyo ubwacyo kiri bwisobanure. Wowe ugenda uvuga ngo uwankijije niwe wambwiye ngo nikorere nigendere, hanyuma namara kwiyizira agakora icyo ngicyo. Abantu bihate gushaka buryo ki batakwibagirwa uwubakijije kugira ngo uko bana n'ubakijije. Hanyuma tuje kubwira umuntu wese tuvuga ngo uwari uri ku kidendezi yihanganira imyaka amaze ku kidendezi. Tugiye gusenga tuvuga ngo Yesu abyiyumvemo cyangwa akinyureho. Ikidendezi cyari icyo mu gihe burayi, ariko hari ikidendezi cy'uburwayi umazeho iminsi, hari ikidendezi cy'abarozi umazeho iminsi, hari ikidendezi cyo kudepoza ntukore, hari ikidendezi cy'amagambo. Tugiye gusenga muri aka kanya duhamagara Yesu kugira ngo icyo kidendezi Yesu abyiyumvemo, aze ku buzima bwawe, aze ku buzima bwawe. Ariko kandi wowe ukikiriho ntiwihebe, ntabwo Imana yagutaye. Yesu kumaze iyo myaka uri mu bushomeri, si uko Yesu yakwanze, ahubwo igihe cyashyizweho ntabwo kijya gihinduka. Imana yakishimwe. Rero turababwiye ngo Yesu twatubazaniye ijambo rivuga ngo Yesu ajya abyiyumvamo. Umushumba adahari Yesu ajya abyiyumvamo, banko badahari Yesu ajya abyiyumvamo, bashangaze badahari Yesu ajya abyiyumvamo. Ndarimbabwe ngo dufite gisunika ariwo bita Yesu. Nimwizere gisunika, ntimwite ku madini, ni byiza, ntimwite ku bahanuzi, ni beza, ariko dufite gisunika kurenza abandi, ari we dukorera, ari nawe uba wadutumye kuza kubabwira ibi byanditswe byera. Rero turabingingiye ngo mwite Yesu, ntimumutakarize icyizere. Aho abantu byananiranye akagira ute akabigenza neza. Reka dusenge dushima Imana ko Yesu ajya abyiyumvamo. Ntiyite ko umuntu ajya mu mazi, ntiyite ko utamenya kujya kuri migration, ntiyite ko utamenya Icyongereza, ahubwo yaje aragukiza atitaye kuri ibyo, bitewe n'uko agambiriye kugukiza. Imana ishimwe kandi himbazwe. Uri Imana nziza, uri Imana y'imbaraga. Hari abantu bawe bamaze imyaka myinshi bari mu kidendezi cy'ubwami, bari mu kidendezi cy'ubwami, bari mu kidendezi mwami, bamaze imyaka 38 ku burwayi. Akadosazo benefo akakanya turasenze Abanyarwanda aho bari hose, turasenze ngo bakure ku kidendezi, umanuke
wiyizire umanuke uze wiyiziremo umanuke uze ubakure ku kidendezi mu izina rya Yesu ikidendezi cyo kutabyara ikidendezi cy'ubusumeri ikidendezi mwami Yesu cy'ubukode ikidendezi cy'abasonze ikidendezi cyo kwambara ubusa twinginze Imana umuremyi kugira ngo ize rengera abari muri Afurika rengera abari mu kidendezi abari muri Amerika rengera abari i Burayi rengera abari muri Asiya kugira ngo turasenze kugira ngo Imana izibakure ku kidendezi Yesu turakwinginze ngo uzubakure ku kidendezi uzukure ku kidendezi itorero ryawe kure mu kidendezi ubyino ryawe uzubigenze neza urakoze rero izina ryawe rishimwe kuko ujya wumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo amen. Yesu abamugisha cyane bari badukurikira turabashimiye ko mwabanye natwe ikigamijwe no kugira ngo duhugurane mu by'ijambo ry'Imana mu by'ukuri nta muhanga w'uru rugendo ariko turahugurana kugira ngo urugendo rwacu rukomeze kandi tuzagere iwacu amahoro aho Yesu yagiye gutegura ariko twaze tuvuga Imana ibamugisha rero bari badukurikiye mugubwe neza abatumirwa bacu Imana ibamugisha Claude Imana ibamugisha hanyuma n'amayize Imana ibamugisha n'inshuti zacu bazagaruka kugira ngo twongere dusubukure aho ducumbikiye ibindi n'ubutaha mugubwe neza cyane mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane namwe bye bye.